agukorera record recordinga ndaririmba numva ndi muhindise numva ni ibintu bidasanzwe numva ni ibintu yego ewana ubona kunza nzahora nkunda igihe cyose mukunzi wanjye ubona kunze nzahora nkunda igihe cyose mukunzi wanjye mubyeyi ni wowe mwamikazi w'amahoro ukaba n'inyenyeri imurikira mu ijuru tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya. Reka mushimire nanaguha ikaze ugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Iyi ni Bamba rero nk'uko bisanzwe. Uyu ni Sedu uko musanzwe mubizi kuri kamera za Bamba rero muri kwabona umutumirwa, ariko ntangire shimira wowe ukomeza kudutera inga mu bitugu, wowe ukomeza kudukurikirana mu biganiro bigiye bitandukanye, wowe tubana mu nzira zose tugenda ducamo aho uherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu n'abari hanze yacyo. Yewe nawe wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukaba utari umunyarwanda cyangwa se ukaba utanacyumva ariko ukabukurikirana ibikorwa bya Bamba rero nkusabira umugisha ku Mana, nindangiza nanagusabe gukora subscribe wowe utarayikora nawe ubone umugisha. So natangira rero mbabwira ko uyu munsi nkuko mubizi gahunda za Bamba rero no kugenda tuzana abanyempano bagiye batandukanye. Ushobora kureba kuri kamera zayo ukibaza ati uyu ni muntu ki, muraza kumenya byinshi kuri we, ubuzima bwe ndetse n'impano ye n'ibijyanye na kariya ye nkuko ibisanzwe ari gahunda Bamba rero yihaye. Muri bumenye byinshi kuri we, natangira mu ikaze kuri Bamba rero. Ikaze kuri Bamba rero. Murakoze cyane. Watangira wibwira abanyarwanda? Nitwa Nshimiyumuremyi Ernest, ndi umuhanzi, ndandika, ndahimba, naririmba rusange. Yego. Witwa? Nshimiyumuremyi Ernest. Nshimiyumuremyi Ernest. Ni amazina ukoresha mu bijyanye na kariyeri yawe Nshimiyumuremyi? Niyo kariyeri ubwo ukoresha Ernest. Well, Ernest byiza guhura nawe. Murakoze cyane. So ndagira ngo uze kwisanzura kuri Bamba rero wumve ko uri mu rugo turaganira, ufate nka murumuna wawe cyangwa se niya nkurutu mfate nka mukuru wawe. Bamba rero ni platform nziza ifasha abanyempano kubagaragariza abanyarwanda, nawe wabaye umwe muri bo. So nakubwira ngo uze kwibohora ufiringe nk'uri mu rugo. Ni byiza cyane. Okay, so twatangira tugenda nk'umuntu akubajije ngo Nshimiyumuremyi Ernest mu magambo make ni muntu ki, wakwibwira nk'umunyarwanda cyangwa ukurikiye ikiganiro kuri muntu ki? Ni umusore. Yego. Mfite imyaka 27. Yego. Ko navutse 5. Yego. Kuri ubu ngubu narangije kwiga. Yego. Secondaire narayize. Yego. Bona nizo bijyanye n'umusugi, bona koga imibare. Yego. Ubugenge n'umunyamuntu. Okay. Wize ibijyanye n'ubugenge ni imibare imibare yego n'umunyamuntu. Okay, well, ubwo nishimiye na math yego na biology. Ni math na biology. Well, so byari bimeze gute watuganiriza guhera mu bwana bwawe mu rugo ukuntu byari bimeze, watangiye kwiga gute, utunyuremo kugira ngo kugezana n'ubu bimeze bite? Kubera ko mfite ikibazo cy'ubumuga, kera nyivuka, navutse ndi umwana ushyitse nyine ubona ko nta kibazo, ariko byaje nyuma yaho ubwo naje kwisanga mfite ikibazo cyo kwicara. Okay, ufite ikibazo cyo kwicara. Okay, sorry. Ariko nyuma yaho bajyanye kumvuza igatagara mu karere ka Nyanza navurira. Ngenda nkura, ngenda bankurikirana muri rusange. N'abandi bayikaga bose. Naje kwisanga naje kujya amahirwe yo kujya muri secondaire.
nigana n'abandi badafite ubumuga. Mm. Narabikundaga bakankunda nk'isanzura. Muri rusange nakoze nkunda abantu Yego. n'abadafite ibibazo nk'ibyacu bafite ubumuga. Okay. Yego. Uriga ugera segonderi wigana n'abantu batameze nkawe badafite ubumuga. Yego. Byari bimeze gute? Ubona society ifata gute abo bantu bameze nkawe? Mbo uko nabyakiye neza. Nabyakiye neza byamaye gutegura future yanjye. Yego. Mu gihe nzaba ndangije. Uko nzabana n'abandi badafite ubumuga. Byamaye kumva ko natwe turi nk'abandi. Umuntu ufite ubumuga afite impumbero cyangwa se future nk'iy'abandi bose. Okay. So twikomereze. So noneho uri muri segonderi urayirangije, nibwo kariyeri yaje cyangwa yaje ukiga? Abo kariyeri y'umuziki yaje nyiga. Warayivukanye? Ni nkaho narayivukanye. Warayivukanye. Okay. So watangiye kuririmba ryari Ernest? Mbo tukiri muri urwo rugendo segonderi irangiye. Ariko hagati muri segonderi najyaga ngira indirimbo nandika. Nkafata nk'ikayi nkakompoza ariko samenye ngo bizagenda gute. Nkakompoza nkandika. Bo biza gukomeza ubwo narangizaga kwiga. Ngo ni indirimbo ya mbere. Mbona bizaza. Ndagira ngo noneho nakundaga umuseke cyane ntago nari kuwureka ngo. Okay. So ndagira ngo uhite uturirimbira kuri ako karirimbo. Urakibuka? Ya mbere. Okay. Ndabikira Mariya. Okay, ngaho yituririmbira. Ni indirimbo ushobora gusanga kuri channel yanjye mfite. Okay, yihe? Inyuma Ernest. Muri amazina yanjye. Iyo ndirimbo yitwa Niwo Mwamikazi. Okay, ngaho yiririmbe twumva. Niyo nahereyeho. Mubyeyi ni wowe Mwamikazi w'amahoro, ukaba n'inyenyeri imurikira mu ijuru, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya, uri ikishongoro cy'abamarayika, uri n'umutako wa Nyagasani, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya, mubyeyi ni wowe Mwamikazi w'amahoro, ukaba n'inyenyeri imurikira mu ijuru, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya, tugusanze twishimye wowe buhungiro bwacu Mariya. Indirimbo yose mushobora kuyumva. Wow. So abayishaka bagende bajye kuri channel yawe yitwa Shimimuremyi Ernest. Well, so niki cyaguteye courage ukavuga ati nje ntabwo ngomba guhagarika umuziki ndakomeza? Ni bande bari bagushyigikiye? Ndaje tuganirize kubijyanye na kariyeri yawe none. Okay, kariyeri yanjye ubwo yarakomeje nyirangiza kwiga. Yarakomeje nashatse abamfashamo. Ntabwo bye byoroshye. Yego. Urugendo rwose bujya gutangira biragura. Umuntu wese aho bakagera iyo agiye mu kintu kugitangira biragora. Yego. Ariko nanone ugategwa courage nuko utagomba gucika intege. Yego. Na gucika intege ni ikintu cya mbere gisenya abantu. Ibyo biyemeje nabo bigereho kabisa. Bo nibwo naje kugira abavandimwe baranyuriyanta. Bamfasha kubona studio. Nabwo rwari urugendo rutoroshye. Nk'iyo ndirimbo ya mbere nayikoreye mu karere ka Muhanga.
nturutse hano i Kigali. uturutse i Kigali ujya gukorera i Muhanga? Nturutse hano i Kigali njya gukorera i Muhanga kubera ko numvaga umuziki nibyo bintu bimbamo. Ntabwo ushobora gusega ikintu kikurimo. Yego. ikikurimo ntabwo wagisiga. Murahorana mukagendana igihe cyose. Ariko ku mutima naratekereza nkavugana uko bizagenda kose uyu muziki nzawukora kuko numva ariyo kariyeri yabaye kariyeri koko. Yego. Narakomeje ndakomeza muri 2019 natangiye. Yego. Nibagiye kuvuga umwaka natangiriye. Wewe watangiye 2019 kwa ngo kariyeri yawe imaze imyaka ingahe neza? Kuri ubu ngubu maze imyaka 3 mmereye aho nagiriye muri studio bwa mbere. Wow, imyaka 3 ukaba ugikomeje? Nkaba nyikonda cyakomeje kuko hari ibyo niyongiyeho, hari ibyo nungukiyemo, hari ibyo nabonye. Ndifuza gukomeza. Ndashaka kubikomeza kuko nibwo buzima. Ni ubuzima bw'iminsi yose. Okay. Abantu bakoriyanta kuri studio. Kuki bakujyanye i Muhanga? Hano i Kigali nta studio zari zihari? Bitewe nuko nari umutangizi, ntabwo nari nzi ngo bizagenda gute. Kuko ubwo ngubwo bwa mbere narajya gushaka abo ngo bamfashe. Narajya njya mu mujyi wa Kigali aho bita mu bijyo kuri 40. Shaka studio mbona irangora cyane. Yangeraga amananiza. Bigoranye cyane nuko umuntu ufite ubumuga yagombaga kwisanzura. Muri urwo rugendo naragiye nca ku muvandimwe muganiriza byanjye by'umuziki, arambwira ati okay, ubwo wanze ko wenda ko bagufasha n'ahantu hari haruhije cyane ku muntu ufite ubumuga. Ariko nasunikwaga n'ikintu kimwe, ishaka ry'umuziki. Okay. Kuwukunda, gukunda umuziki, kubaha, gukunda ibindimo. Ni ikintu cyambere cyasunika. Okay, umuntu agufata ahita koriyanta i Muhanga wamubwira none okay, reka nkwereke uko tubigenza. Ntituze gusimbuka step. Tuganire uravuze ati ngiye mu biryo gongeye kureba studio. Iyo studio ntituze kuyivuga izina. Ntago tuweza kuvuga izina. Ariko uraza kutubwira wagezemo wakirwa gute? Yego wenda nta utazi inaha ko hari studio mu biryo ariko ngo tubwire situation wahuriyeyo nayo. Situation icyo gihe ngenda yambaza umuvandimwe ndamubaza nise hano mu biryogo mufite studio zirahari cyangwa ntabwo ziboneka ku buryo bworoshye. Arambwira ati studio ihari iri muri etage hejuru. Ndebe etage unarwaye ndavuga ni harimo ikibazo. Ariko kuko nkunda umuziki reka nihangane ngereye. Urumva icyo kintu? Ndacyumva birakomeye cyane. Nibwo narazamutse. Mura yari manager icyo gihe wayikoragamo. Ambwira ku giciro cy'amafaranga iki n'iki. Ariko nareba sikare nazamutse. Uburyo zengana. Ndavuga ni ariko uyu no muziki gusa ndibo cyangwa harimo n'ibindi bibiri konsoni. Banyuka byaranangaje icyo gihe. Byaranangaje biransonika binera gukomeza nyine. Yaje gukomeza. Narakomeje nigeramo. Banyakiye neza. Ambwira ati ndi umunyamuziki. Kugira ngo nkorere iyi ndirimbo. Yego. Ambwira ati mbarira mwana wowe ntago twagukorera umwankore kubera iki? Ntago twagukorera ngo kuko ngo umuyobozi w'ino studio ntago yabyemera kuko ngo bari mu biciro bigize nyine ibintu by'amananiza biranga.
ikibazo cye wari ufite cyari ubushobozi, ikibazo nuko wenda babonaga utameze nkabo, ndashaka kuza umenya ikibazo cyari. Ari harimo n'icyo kibazo cyo kudakira umuntu ufite ubumuga. Baravugaga bati umuntu ufite ubumuga waririmba. Hari harimo ikintu murabizi mu myaka yashize ntabwo twafatwaga nk'abandi akenshi na kenshi. Niba umuntu akugannye mwumve, umutega amatwi, umubwire n'impamvu ibintu bidashoboka, nubwo haba harimo business, ariko nk'umuntu nka Ernest akugannye nawe ushyira mu gaciro, sibyo? Yego nibyo. Okay, Ernest twikomereze. Indirimbo ya mbere irarangiye kwa Gaga. Gaga situziranye sananze, ariko ahari yumve ko mushimiye, ahari yumve ko hari ibikorwa yakoze bikaba none bigiye kugera ku banyarwanda, kandi ndabizi ko bazabikunda, sibyo? Okay, nibinadukundira tuzashaka Gaga tuganire, abwira abanyarwanda uwo mutima uko cyase ibikorwa bye bihagaze gute. Gaga aracyakora? Gaga kuri ubu ngubu ntabwo nuka makuru ye, ariko natekereza ko agikora. So uze gushaka nimero ye umuduhe tuvugane, kugira ngo tumubwire kabisa uko ibintu bihagaze tuzaganire, sibyo? Okay, reka Gaga uri rwose shout out kuri wowe, God bless you rwose. Nta kutagize ngo Ernest none haba mwenyura, abe yumva ko no ari umuntu ushoboye. Dukomeze Ernest, uratangiye kariyeri, indirimbo ya mbere arayiguhaye. Iryo joro yima rero agenge mu rugo ndayumva. Yayiguhaye kuki? Icyo gihe yimaye kuri memory card iyo telefone. Ni telefone. Wayumviye kuki bwa mbere? Ni kuri telefone ushyiramo ekuteri, urabati ndiyumva njyenyine. Ayumva njyenyine uko nicuranze. Ariko nyine kuko by'umuziki ari we nagendaga nkurikiye cyane. Numvise buri kantu kose nabishanze neza, ndavuga ni Imana ishimwe, ngomba gukomeza. Indirimbo arayiguhaye. Waba wibuka indirimbo ayiguha igiciro yari yaguciye? Muri uwo mutima wo gufasha ntabwo yanciye menshi. Yaravuze ati wowe uzane 20,000 ibihumbi 20,000 yazanye, dushaka ibyo dukora yanjye. So hahandi hambere bari bagutiye angahe? Ahambere 30. Ariko kuko hari mu etage mu cyose n'uburyo bakwakiriye ubona bakwitayeho, nuko na 30 yari gushakwa igakorwa, ariko uburyo wakiriwe customer care byarakubabaje. Ntago ari ibintu, ntago ariko bari bakwiye kwakira. Okay, so indirimbo ya mbere urayirangije, indirimbo nziza cyane, urayumvishe bwa mbere nk'umuhanzi. Ernest aba umuhanzi akoze produit ye ya mbere, urayumvishe nize ngamba wafashe? Okay, mu ngamba urumva ko nashaka kubona komeza. Yego, ingamba zari nyinshi. Avuze ati ngo komeza uko biri kose. Inyandiko zo zari zihari nyinshi, zimaze kwandikwa. Zagendaga zengera, navuga ni byabuteye courage, bituma ushyira akabaraga mu kwandika, bituma nshira imbaraga mu kwandika. Ndandika ndamuhamagara, ndavuga nza dukora indi ya kabiri. Ambwa ati mfite ibintu ndimo ndibose kukubwira, ntabwo namurenganyiriza, ngo producer wagira akazi kenshi. Naragiye mu rugo ndicara ndandika n'izindi nyinshi kabisa. Naje kwamvisha mu muvandimwe. Hagati aho Kerezo yagumye kunkurikirana. Okay, so Kerezo yamenye ko indirimbo yarangiye? Yamenye ko yarangiye. Yaraguhamagara? Yarahamagaye ati meze gute, meze yakwakiye, tunamugadanye cyane neza, wakoze cyane. Ambwa ati okay, ngomba kuyizana tukayumva. Nayumva nkashyiraho akanjye, tukareba bizakurikiraho. Okay, so urayimushyira arayumvisha? Ayumvise ambwa ati so good, ni nziza cyane. Wow. Ni nziza cyane, gukomeza. Okay, so umuntu ufite ubumuga ni izihe mbogamizi ubona ahura even no muri relationship, sibyo, ahura nazo muri society?
hari imbogamizi nyinshi nko mu bijyanye no muri sosiyete hari abo batakwiyumvamo umugabo atari gahumuye ubundi azamara iki azamara iki kandi nyamara ufite akamaro ngenda kubona nkakubonamo ikintu gikomeye nawe udafite icyo amaze nawe udafite icyo amaze ushobora kuba ushyitse akaguru ariko ushobora gukora iki n'iki harya watubwiye warabuvukanye byaje nyuma ariko reka dushimire Imana ko ikikurinze kiri kumwe nakomeye kandi izakomeza kabisa. Okay, so Ernest, wumva ufitiye intumbero mu bijyanye na career yawe? Intumbero ni ukubona aho ngera nkabona ubufasha hanyuma ubundi ikintu cyose ugikora kugira ngo kizakubesheho. Yego. Kugira ngo uzabone wowe wumva bibaye byiza wabeshwaho na muzika nicyo kintu cyakuha amahoro? Yes. Well, so ngira ngo nanashishikarize n'abantu bafite haba bashaka kumufasha haba yewe n'abafite akazi nkuko yababwiye akashoboye. Ikintu tugendereye ni ukubaka igihugu tubinyujije mu buryo buri wese ashoboye. Nuhereze Ernest akazi n'ibyo bikorwa bindi ashobora kubyikorera aramutse ari umuntu ubona ubushobozi nyine uzaba wubatse nawe igihugu mu buryo bwawe. Uzaba hari inkunga uteye igihugu, uzaba hari umunyarwanda uzamuye kurya Ernest usanga hari ibyamworoheye noneho mu buzima kurusha uko abona ko ibintu bikomeye atangiye no gucika intege akavuga ati ibi nabireka. Nyamara ntabwo dukwiye gucana intege cyangwa se dukwiye gushyiraho ikintu cyatuma umuntu acika intege. Dukwiye gufatanya. Nobody knows tomorrow. Nta muntu umenya ejo uko biba bimeze. Hari igihe Ernest ubona gutya yaba umugisha kuri wowe mu buryo utazi. Ernest ndagira ngo noneho umbwire wowe wumva career yawe uba ushaka gutungwa n'umuziki, ubona ari ibintu bishoboka? Birashoboka. Ni gute? Birashoboka cyane kuko hari benshi yabeshejeho. Hari benshi bibeshejeho kandi ubikora bikunze. Iyo ukunze ikintu buryo utandukanye n'undi ugikora avuga ati reka mbikore mu buryo bwa noza relaxing ubuka nyine wigendera. Ariko ubikora amanywa nijoro bikurimo wandika ugira uhimba unaririmba bigeraho bikagira iyo witwaye neza muri urwo rugendo rwawe. Kuko kwitwara neza mvuga so kubona ngenda wambaye neza zo kubona oya ni imyitwarire yawe. Okay, cyamufashe bya bintu byoroshya uburyo yakoramo kariyeri yiwe. Siko yemeze Ernest? Yego. So twikomereza. Ndashaka uze kunganiriza ikintu cyaguteye kwandika indirimbo y'urukundo. Harya yitwa mukunzi wanjye banakunze zarabunga n'ibyo ngibyo. Ntabwo urabibonera akazina ariko iri muri uwo mujyi. Bitewe nayanditse mbere nyine numva nyine bite feeling z'urukundo nk'undi muntu wese. Ariko nimara kumubwira uwo nguwo ngiye gutyo nahise numva ncitse intege. Ese niyo mpamvu n'ibitero bikujabuka. Ariko yaba n'ibitero bijabuka ariko narabuza ni guhimba. Nta guhimbira umuntu umwe. Uhimbira bose. Wowe uhimbira isi muri rusange. Isi yose muri rusange bayikunda nyine n'ibyo. Hari ubwo uwo nguwo ashobora kuba yarambwiye gutyo wenda hari impamvu ze. Ntabwo ari ngombwa wenda kujya kumuta. Iyo ufashe iki kiganiro cy'umuntu nka Ernest ukagisharinga wenda utari yakibonye kuri YouTube azakibona wakimusharinze arebera Ernest narangiza agira icyo amukoraho. Ngiye twakomeje kubana rero ni Sedu nk'ibisanzwe. Reka nshimire umuhungu wanjye inyuma ya kamera aba yakoze ibishoboka byose. Shout out kuri we. Dan nkuko bisanzwe murabizi nakubwira ngo hasta la vista.